Ijambo rikomeye navuga ngo buriya abantu batunze inka ibimasa, ikimasa urakizirika ukakizirika umwaka ahantu kimaze igihe kihahagaze, iyo wa mugozi uciye kirakomeza ukakigaburira aho ngaho nk'amezi 6 akaba yashira, kiba kibwira ko neza kiri kuri wa murunga. N'abantu rero barakijijwe ntibamenya ko bavuye ku murunga wa Satani, bari mu rusengero ariko ntibaramenya imbaraga y'Imana. Ibi ngibi abakozi b'Imana barimo kutubwira biri hanze inyuma y'urusengero bikaba no mu rusengero, ariko noneho byagera mu rusengero ho kubera ko Satani tumukompara nka Farawo wa Egiputa. Farawo wa Egiputa yigeze kubwira Abisirayeli, barabwira ngo ndabarekura mugende mukorere Imana yanyu mu butayu, ariko mwirinde nimuzange kure. Hari abantu rero bagiye gukorera Imana bari mu rusengero ariko barimo barakorera Imana mu butayu. Kubera iki? Banze kujya kure ya Satani, banze kujya kure ya za karandezi wabo, banze kurega ubugome, ubwicanyi, ubucakura, ibinyoma, barabizana he mu rusengero. Rero banze kujya kure ya Satani. Bishop tuzakomeza tuganire ariko izo mbaraga ziri mu maraso, uwo mwuka turashaka kuwuca kuko kavukire yawe ari inkomoko yawe. Ntabwo wigeze wabika utwenda tw'impinja, nta nubwo wigeze wuhagirwa, ahubwo uracyafite ivata biracyagukurikirana. Niyo mpamvu dushaka kubwira ngo umuntu mwiza asiga umwami, n'umuntu mubi asiga umwami. Uwo mwami rero urimo uragukurikirana. Nshuti zanjye, iki ni ikiganiro cy'umurage nkunda kwigisha iminsi 7, ariko uyu munsi turakivuga iminota mike kugira ngo tuvuguruze imbaraga zikuriho. Abantu barimo kubivuga buri wese aranyumva. Binego ni umwuka utuma abantu bicana. Hari umukobwa wigeze kumusura arambwira ngo ndakuze ariko ntuyigishe ibyo kurongorwa kuko ntabwo ushaka kuvuga bushingiye kugira abanye papa yakoreye mama. Yamuteye poshete mu jisho, mama hashize icyumweru arapfa. Papa yari mwiza ku isura, yari umutunzi ku mafaranga, yari umunyabwenge ku mashuri, yari umuraya, yari umuntu uzwi n'abakomeye n'aboroheje, ariko yari afite umwuka cyangwa umurage mubi uba kuva ku buyobozi bwa hasi aho bita ku mudugudu, mu rugo rw'umuntu, mu murenge, mu kagari, muri state runaka. Hari imbaraga igenda yakontorora by'amarayika w'Imana n'imbaraga y'abadayimoni. Niyo mpamvu tuhagaze ahantu tukabohoza niba mu birimo ngo muzakandagira n'abahaye. Ndagira ngo musabire ubutware aho ngaho uri mu gihugu urimo, n'abari hano iwacu mu Rwanda, n'abari kuri uyu mugabane n'indi migabane yose. Uhagarare mu butware, wiyamure izo mbaraga, uvuge ahantu urahafashe, hageze ahanje mu izina rya Yesu. Uwo muragira kuvaho, imbaraga z'Imana zikwegere, hanyuma ujye kubona ubone urafunguriwe amayira. Hari umwuka witwa Rurinda w'Imana wa 14. Ntabwo ushobora kukwemerera kurongora ukiri mutoya nubwo watangiye kubengukwa kera, ariko uyu munsi izo mbaraga turashaka kuzisenya. Ntabwo uwo murage ukanga kuba ari inzobe, ntabwo ukanga kuba bibuka mu muryango w'abafande, ntabwo ukanga kuba bibuka icyongereza Rwanda barakiretse. Amaraso yawe ntamirabura, nubwo waba utakirya ibitoki n'imyumbati n'ibijumba ukabura. Hanyuma abantu bajyaga babandwa kera, bajyaga bambara impu cyangwa se bajyaga bakana abantu bambaraga za kera. Hano i Kabarondo bahise i Kabarondo kuko izo mpu bazita ibirondo aha dutuye. Ibyo birondo rero ni izo mpu bajyaga bakana, abandi bakahabanirwa, hanyuma babyita i Kabarondo. Niyo mpamvu ahangaha dutangiye kubohoza umurage wa Kabarondo, tuwamura izambaraga. Umuntu Kabarondo bajya kugira amafaranga akagera kuri 3 miliyoni yajyaga yimuka akajya gukorera ahandi hatari Kabarondo, kuko byanga bikunda abantu bahatuye ubu. Kuko turimo kuvuguruza izo mbaraga zo mu murage, urasanga barimo kugenda bashika bubaka ibintu bikomeye, batunganirwa, ugasanga abakavukire babo imirage irabandana bakava bakajya ahandi. Niba ukuntu ufite akadamu kw'inzobere ngiye nkaba n'umukara, ariko abantu bajya bavuga ngo uzi ko ngo paseri bishop n'umugore basa, kandi we bireba n'igituku
abazabona kuri profile yanjye bazamubona n'umuzungukazi, si umuzungu wo muri Amerika ariko n'umuzungu ariko abantu bakavuga ngo turasa rwose ni mwiza utunwara agahanga ariya matama ariko jewe ndirabura nyine ariko ugasanga baravuga ngo turasa kubera ko dutinanye. Dushobora kuba dusa mu mico mu bitekerezo ariko ku isura ntabwo dusa. Ni ukuvuga rero ngo umurage ni ikintu gikomeye kandi niba urimo kugenda uba muremure cyane ku bantu. Hari umurage ugera ku gisekuru cya 7, hari umurage ugera ku gisekuru cya 10, hari ugera ku gisekuru cya 3, hari ugera ku gisekuru cya 70, hari ugera ku gisekuru cya 300, hari n'ugera ku gisekuru cy'igihumbi. Ibintu bigendanye n'ubupfumu bizihiki biziho cyane. Ntekereza ko atari jyewe jyenyine gusa, natwe turi aha ngaha twavukiye muri izo famiye. Usanga hari ibintu usanga kenshi abana navuga ngo ni inzirakarengane ababyeyi babashyiramo ariko atari uko babishaka cyangwa se banabihisemo. Hari ibyo bashobora kubasigira cyangwa se bashobora kubajyanamo ariko bakabaho munsi y'ubwo bubata. Rero ikijyanye n'abapfumu navuga ngo ni umurage mubi cyane. Ikintu cya mbere, abantu bajya mu bapfumu nta mahoro bagira. Cya kabiri, abantu bajya mu bapfumu bahorana ubwoba. Abantu baba mu bapfumu ntabwo babona igisubizo nyacyo kuko igisubizo gituruka ku Mana. Rero kenshi bivuze Bishop reka vuga iwacu byari byose namwe mufite umwanya aho mwagiye muva ibyo bagiye bakora. Kenshi najyaga mbona abantu b'iwacu baraguza baragura ariko nta mahoro bigize kugira. Batangaga ubutunzi bakabaha imiti ariko iyo miti ntabwo yazanaga amahoro, ngo yazanaga ikintu cyitwa agahenge. Agahenge wenda bakagira gatoya gasa nkaho bafite amahoro ariko mu gihe kitari kirekire bajya kubona ukabona nanone barongeye bahuye n'ibibazo bigatuma basubira muri ba bapfumu. Rero abapfumu koko barahari, ibyo bakora navuga ngo batanga ibisubizo ariko bitari ibintu kuvuga ngo nabibayemo nanjye ariko nta kizane bibonye. Ni umuntu gusa. Icya mbere nabibonyemo ni uko bitwara imitungo. Ubuhamya uzamuduha neza, imitungo niyo bwayitwara ariko bigenda biba uruhererekane ku buryo iyo umurage cyangwa se uwo mwana ubaye ku muntu, ndaza kuvuga ukuntu abantu babyibonamo, ndaza kugenda mvuga mu kanya gato cyane abagenzi banyoreza bababwira ikintu cyitwa ikigaragaza ko umuntu afite umurage mushya. Hanyuma baza kumva ingero biri buze gutuma nawe utekereza umurage ufite uwo ari wo, kuko hejuru y'ubuzima bwawe amasezerano n'ayawe afite n'umuvumo urakurukamo. Ibyo rero ntambara turashaka kukubwira ukuntu icika ku buzima bwawe hanyuma ikakuvaho. Pastor Irebe arimo arashyukurwa cyane kuko se yabaraguraga natubwire umurage no kuvuga yiwe. Umurage ndavugaho cyane cyane ndabanza kuvuga ku mirage. Hari umurage waho umuntu akomoka, amasambu, imitungo ababyeyi baba bafite, hakabaho umusoro kwa muri abantu benshi cyangwa abantu umwe muri benshi, ariko umubyeyi akabaraga bizi umubyeyi agiye gusaza cyangwa se bibaye ngombwa ko umubyaraga ahamagara urubyaro rwe ndetse n'undi muntu ugomba akaba yamukira. Ariko noneho ngenda ndavuga ku murage waho dukomoka ibintu bibi bakoreraga Imana, mbi bakoreraga. Jewe navutse iwacu usanga aparagura, ariko ukabona igihe cy'amezi 3 ajyanye ihene cyangwa intama cyangwa se inka. Ikindi cyongeyeho ibyo bimara bajyaga gucisha bazanye kugira ngo umupfumu yarababwira ati jyewe bahaye imiti yo kugira ngo ibarinde. Ariko uwo munsi hari igihe kimwe papa yigeze kujyana ihene n'intama ajya mu Gisaka, sinzi ibintu yazana n'umupfumu abitega mu marembo. Twari twubatse ziriya nzu, papa yari yubatse inzu ya muviringo y'ibyatsi nyine niyo twabagamo. Noneho uwo munsi bari bafite imifuka 3 y'ibishyimbo mu nzu, kuko mujura bita umujura bwagituranye witwaga Ntambara yari yarabazengereza atwika.
noneho bigeze n'inzu niba bari gutega niba bashakaga bashakaga nyine ko naza atazongera kwiba bya bintu bifatira mu marembo, atazongera kugaruka kwiba cyangwa se akanamenyekana, ariko bari bamuzi ariko bataramubona ngo mufate gutya bwiza. Nuko icyo gihe umuyobozi cyangwa se umupfumu wari umaze gushyira ibyo bintu mu marembo, mu miryango y'inzu, muza mu cyumba gusa igitanda aho barara, barigendera nyine cyari igitanda igitanda yanyitiranyije n'ubutara, ariko rwari ubutara rwabo bagira gutya bagashyiraho ibirere. Icyo gihe na za matora zari zitarasakara. Noneho ngiye uko nabisanze, noneho icyo ngiye kuvuga rero ngiye kuvuga umurage mubi. Iyo papa yabyaraga umwana yamujyanaga ku tuntu n'icyumbo cyari gifite ibintu, yajyanaga inyama akajyana n'inzoga ndetse n'amaraso yakase ihene cyangwa se inkoko, akagenda asinze amagambo yavugaga ntabwo nayibuka, akavuga amagambo ariko akajyana n'umwana akabwira, numvaga avuga ikintu cy'ikidayimoni, numva ngo muzandindire abana, kumva yatuye nk'izina ry'umuntu. Noneho ugasanga n'ubu umuryango wacu dufite umwana wabaye ikigoryi neza byaranze, byaratunaniye, byaranze kubera ibyo bintu bisa nkaho babimutunguriyemo. wowe mbere yo gukizwa nta ngaruka yakugaragara mbere yo gukizwa? Yego, mbere yuko nyirwe nabyo ndabikubwira ngo ni ukuvuga ngo njyewe ubwo buzima twabayemo, ariko 94 papa na mama, mama arapfa, papa bari gusigara kuko yari ashaje cyane, ageze mu myaka 100. Ni njyewe wari umukuru usigaranye bari mu banjye, nawe asa nkaho ari umwana. Birangira rero ari njyewe usa nkaho uri kumukontorora, ariko ibyo bintu nabikora birangira mbega icyo kintu kiba ikibazo. Ariko noneho njyewe cyakozwe, icyo ndi kuvuga cyakozwe n'ikintu, bya bintu ni njyewe wamenaguye bya bintu bya papa, ariko yari azi ko ari njyewe uzabisigarana. Ariko icyo njyewe ntibwavuge cy'umurage mu birere, yasaze mu bintu, nanjye ngiye kubaka nubatse uruhande rumwe inzu, hanyuma ubundi ni ukuvuga ngo inzu uruhande rumwe rwari amabati, urundi ari ibiri, uruhande rumwe rwariho amabati 7, urundi ruriho amabati, urundi ruriho n'akibirere, ubwo nyine mu ruhande rumwe. None wa mwuka kurara mu birere no mu bibonyi byo kwa data, njyewe maze kubaka inzu, wa mwuka wanegetse kurara mu birere ngo amabati ni ay'abashyitsi. Ariko jye sinari ndabizi, ntabwo nari mbizi. Nagize Imana ndakizwa, mpura n'abakozi b'Imana, ndasengerwa, nigishwa n'uburyo bwo gutandukana n'imyuka karande. Nibwo nafashe umwanzuro wo kumenya ibintu bya data kuko yari umusaza. Icyo gihe ndabyibuka, Imana imufashe, ijambo ugiye kuvuga rirakomeye cyane. Naramumenaguye, nafashe inyundo ndabikubita birenze ubu. Papa aje, barumuna banjye baramubwira bati icyo gihe nitwaga Mukinga, yakundaga inka cyane, yari yaranyitiriye iryo zina. Noneho baramubwira bati Mukinga bya bintu yamenaguye yabirengeje urugo. Arambwira ngo wa mwana, ngo igihe kitarenze icyumweru ibintu barengeje urugo urabikurikiye. Nanjye ndamubwira igihe kitarenze iminsi 30 nabwo urabikurikiye. We ntiyayirengeje, njye narasigaye. Ni ukuvuga mu minsi 30 arapfuye, uko mbega yamaye igihe nanjye nese mwiti ni ibintu ukorera bitagira bitarinze mama, twarahunze turagaruka, ibintu byacu barabitwaye, bimaze iki? Ndimo ndajya kwirwa mpagasa bagasibire kwe buzima bubi, turya nabi, ibintu bitumara iki? Kandi buri gihe hazaga abantu baraguza kibi cy'umupfumu, iyo bamuhaye amafaranga nubwo yaba miliyoni ntayaranga, kandi ndashobora kugura inkweto nziza, ntashobora kuyagura. Ni umurage mubi baba barabazwe n'ababyeyi babo. Ariko nanone njyewe mu kwigishwa nigishijwe ijambo ry'Imana ndaryemera, ngerageza n'uburyo bwo gushaka no gutandukana n'imyuka ya karande, ndetse no gutura ituro ryo kuvuguruza za mbaraga z'ibyo bari baranongereye, kuko umuvumo ugenda ku bana iyo abantu batabimenye urabakurikira. Numva navuga kuri icyo ngicyo. Sawa. Ubu abavumukire bafite n'imodoka, bafite n'ama-etaje, barimo baragerageza gukora n'ibigo bikomeye, nabo barasimbutse nabo bameze nka ba sokera kugira ngo bajijishe batambaye inkweto muri iminsi babafunga kubera ko amategeko y'u Rwanda rwemera ko abantu bakora nabi. Hari uwari wari yari mu Mutara muri iyi minsi baramumenesheje,
ko arimo gukora ibintu bya gakondo bipfuye kandi bidasa neza. Hanyuma Pastor Muvunyi, wowe urashaka kuvuga iki kuri ibi ko nihuta? Ikintu ndimo gutekereza ibintu bijyanye n'umurage, iri jambo nk'uko ryavuze ngo umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku muzukuru, ariko n'umuntu mubi nawe arawusiga. Ni ukuvuga ngo iyo ufite umubyeyi akaba ari mwiza, ukura ufite imico nyine y'uwo mubyeyi kuko niyo akwigisha ukiri muto. Iyo afite rero imico mibi n'ubundi y'Imana itaragufata ngo ukizwe, ukura uri umuntu ufite imico mibi, uri umuntu ufite, niba yibaga, Abanyarwanda yaciye umugani aravuga ngo niba ahetse aba yigisha mu mugongo. Ni ukuvuga ngo ababyeyi bawe iyo baramutse bafite ingeso cyangwa se karande zibabamo basigiwe nabo n'ababyeyi bawe, nawe arazi gusigira byanze bikunze uko byagenda kose. Keretse ugize amahirwe Imana ikagufata ugakizwa ugatandukana na karande zawe, ariko utaratandukana nazo imikorere yawe imeze nk'iy'umubyeyi wawe uko byagenda kose. Kandi n'inshuti mugendana nayo irayanduza, n'inshuti mugendana nayo irayanduza cyangwa ikakwanduza, kuko umuntu umwe yarabuze mu biro mugendana mu by'umurimo. Buriya iyo ukunda kugendana n'umuntu umumenyeranye cyane, imico y'ishyerezo urayandura, kuko ibintu by'umwandu ni ibintu nyine umuntu agenda yandura. Ariko ku bijyanye n'amaraso ya kavukire yo karande zirakwanduza uko byagenda kose, ariko amaraso ya Yesu niyo abitwozaho iyo wamaze kwihana ugasobanukirwa n'ukuntu uva muri izo karande. Pastor avuze ukuntu abantu be batindanye basa. Niba ukuntu ufite akadamu k'inzobe ngiye nkaba n'umukara, ariko abantu bajya bavuga ngo uzi ko ngo Pastor Bishop n'umugore basa, kandi we tureba n'igituku, abazabona kuri profile yanjye bazamubona n'umuzungukazi. Si umuzungu wo muri Amerika ariko n'umuzungu, ariko abantu bakavuga ngo turasa rwose, ni mwiza, utunwara agahanga ariyo amatama, ariko yewe ndirabura nyine, ariko ugasanga baravuga ngo turasa kubera ko dutindanye. Dushobora kuba dusa mu mico, mu bitekerezo, ariko ku isura ntabwo dusa. Ni ukuvuga rero ngo umurage ni ikintu gikomeye, kandi niba urimo kugenda uba muremure cyane ku bantu. Hari umurage ugera ku gisekuru cya 7, hari umurage ugera ku gisekuru cya 10, hari ugera ku gisekuru cya 3, hari ugera ku gisekuru cya 70, hari ugera ku gisekuru cya 300, hari n'ugera ku gisekuru cy'igihumbi. Ni umuntu warongoye, umuntu wahuje ubwoko, murumuna we nako mushiki we cyangwa musaza we cyangwa nyina cyangwa se umuntu ufitanye isano ya bugufi. Turi kumwe na murokore, nawe afite icyo yavuga ku murage. Mushumba murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Bibiliya yo iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero mwavuze ku kintu cya karande cyane, gusa ubu dushimira Imana kubw'urubyiruko rwo muri iyi minsi ya none cyangwa abavuka muri iyi minsi ya none, koko bavukira ku ngoma y'amahoro, bakaba bavukira ku babyeyi bakijijwe batagiterekera. Ngaho ubundi abana bo ku gihe cya kera cyangwa mu minsi ya kera, mu gihe cyacu twari twarasize, bari bafite ibibazo bidasanzwe. Ikindi ikibazo cyangwa ikibi cya karande, hariho umwana wazivukiragamo zikamukurikirana, bamuraho uwo murage, atawukorera neza mushumba, atawukorera neza, wa murage ukamugiraho ingaruka cyane nziza, ugasanga umwiciye abana cyangwa abana be babaye ba debile. Ariko ubu tujya dushima Imana yuko abana b'iki gihe bavukira mu murage w'abantu bakijijwe. Ndababwira rero umurage w'abantu ba kera cyangwa wo ku ngoma ya kera, aho abantu bavukiraga hari ahantu hagoye cyane, ariko ubu turashima Imana yuko twabatuye turi ku ngoma y'amahoro. Buri muntu wese yamaze gusobanukirwa ikibi n'icyiza, abantu baba bafite ibindi barimo, nta bintu bya karande Imana irimo iragenda ibikuraho byonyine. Iyo winjiyemo neza, iyo winjiyemo neza ugakorera Imana nk'uko bikwiriye, izo karande zigukuraho, kandi n'ibisigisigi ndetse n'inkomere wagiye ukomeretswa na karande z'ababyeyi cyangwa z'imiryango, Imana ikabigukuraho. Nabwiraga ari abantu bari gukurikira aka kanya,
nihuse ndatinze mbabwira ngo hari Yesu, mbabwira ngo hari Imana itabara, mbabwira ngo hari Imana irengera. N'uwaba agifite ibisigisigi bikimugendaho, natwe nicyo kitwicaje kuri iyi yobokamana iduhujije aya masaha turi kuvuga ijambo ry'Imana. Twicare hano kugira ngo tumufashe kandi abashe kubohoka. Imana ibamugisha mwinshi. Amen. Ngira ngo hataragira kugira ukindi umuntu avuga, uyu mugabo Salomo avuga uko agenda kugendera mu mbaraga z'ijambo ry'Imana. Nagira gusaba abagabo babahe guhamya bamwe bandi babagira icyo bongeraho, ariko ikintu cyitwa imbaraga z'umurage mwiza zisoza neza, imbaraga z'umurage mubi zigasoza nabi. Hanyuma n'ubu nonaha turimo tuvugana, hari abantu bakivukira mu maraso y'abasekuruza babo, kuko amaraso ntacika, agenda mu ruhererekane. Ubundi iyo umuntu amaze kugira imyaka 20, ubuzima umuntu abukuze kwamo mbere y'iyo myaka, akunda kuvuga ngo buriya nuko wacu bambataga, nuko ari munsi y'abantu bantegeka, nuko ari munsi y'abantu banyobora, iyerekwa ryanjye ntabwo barishyigikira. Ariko iyo amaze kugira imyaka 20, aba ari umuntu utangiye kugira intumbero y'ubuzima bwe buri imbere, atangiye gutekereza. Nibwo rero atangira kunyura mu cyoko akahasanga umutego, yakinjira mu mikorere akahasanga bariyeri, yakinjira mu rukundo akahasanga bariyeri, yakwinjira mu butunzi akahasanga bariyeri, yakwinjira mu kubana n'abantu akahasanga bariyeri, yakwinjira mu biganiro akahasanga bariyeri. Igikundiro kikaza ko batangiye kuba yatembera, agasanga ahuye n'abantu bakamukurura bakamwangiriza. Bajya kureba ugasanga za mbaraga zitangiye konona ubuzima bw'umuntu, kuko umuntu umaze kugira imyaka 20 aba atangiye kugira ibita responsabilité na priorité na demokarasi. Ni ukuvuga muri make aba atangiye kwisanzura, aba atangiye kumva afite vision yiwe, aba atangiye kumva ashaka kugira ngo we ubwe agere mu buzima bwe. Noneho icyo gihe rero iyo umuntu yagiraga imyaka 20 akakira Imana, yegeraga umukozi w'Imana umuyobora cyangwa se umukuriye, abo bitaga abatambyi cyangwa abahanuzi cyangwa abashumba. Muri kino gihe uba ukwiriye kubegera, noneho ukababwira ubuzima bwawe, kuko utangira guhangana n'imbaraga utahanganye nazo uri mutoya, utangira guhangana n'urugamba wowe utigeze uhangana rwo, bitewe n'uko watekereza ko ugiye gutangira ubuzima bwawe bukwendereye. Ndabizi neza ko abantu benshi babumva mu iyerekwa ryabo, nibamara gutangira ubuzima bwabo bazagira imibereho y'ibiti y'ababyeyi babo, bazagira ubuzima bwiza bw'ababyeyi babo, bazagira imibereho yabo itandukanye n'iy'abandi. Nakavuga ati sha data, nubwo mwabaye mu nzu mbi nzamubakira. Ntamenye kuba mu nzu mbi atari uko badafite isambu, atari uko batatunze, ahubwo bari mu nzu mbi kubera umurage, ahubwo bari mu buzima bubi kubera umurage. Na n'uyu munsi ushobora gusanga umuntu akiri mu murage atazi, ugasanga hari ikintu cyakize, hari irari rizamuka muri wowe, irari ry'inzoga. Hari umuntu muri minsi wamamagaye kandi abakuriye mu gihugu cya kure, arambwira ati munge nikaramba ati mu Imana pe, atari ko njya kunywa nkumva itabi irangiye, nkabashaka ritabi ry'ikinyarwanda rimwe rya kera iwacu mu Burundi. Icyo nshaka kubaganiriza ni uko imbaraga z'umurage zimeze nk'igiti cy'inturusi, uragitema kikongera kigashibuka, zimeze nk'igiti gitoha. Rero imbaraga zo kugitema burundu ni ukukirandura uhereye ku rufatiro rwo hasi, ukamenya ngo mbese inkomoko yanjye ni iyihe. Ikintu kizakugaragariza yuko wowe ufite imbaraga za karande ni uko uzasanga hari ibintu ushaka kureka bikanga. Niba uri umuntu wumva aho ugeze kwihangana, ukumva wakwihangana ukabitegura, wajya kureba ukisanga wapanutse kwihangana byakunaniye. Niba ari ibintu bigendanye n'amafaranga, ukagerageza kuyabumbatira ukayatwara buhoro, ariko wajya kureba ugasanga aragucika. Wajya kureba ugasanga niba gukubana n'abantu ukifata neza, nk'uko kundi ba Nyagatolika bandikishije Bikira Mariya iba yiyobaritse neza,
ariko bajya kureba ugasanga abantu bose baragutaramyeho kandi utazi ukuntu byakugendegeye kugira ngo uve muri cya gikundi cyo kugira igikundiro kirambye. Kandi ndatekereza ko umuntu bashuma murage ucyo bita umurage mubi ujya ugenda ugira ingaruka ku muntu, uko umuntu aragenda azi ko yatangiye inzira nziza akabona ageze ahantu agonganye n'ikintu kikakugoroka ugatangira umusa ubwawe ukavuga ko narizi ko ntangiye amahoro nkaba mbebaho ngeze hari ikintu kibuza amahoro, ko narizi ko ntangiye gufatira agiye kugira ubuzima bwiza nkaba mbebaho ngeze nta buzima bwiza buhari. Ushobora no kubaka inzu nziza wagera gutyo ukayitaho ukayibamo, wajya kubona ukuntu umuntu aragera kugatuma rero korora inkoko ni ibintu byiza cyane kandi ufite inzu waciye muri banki dusabe kredi hanyuma tukora ubworozi buziruka cyane mwatandatu aba twishyuye miliyoni 10 yanzu ukayishyira muri banki ukayipoteka kubera ko hari ka kaguzi katari kacika, yanzu wajya kureba ugasanga irasenze neza iratwawe ibaye ikibazo kubera hari utuntu tw'imirasire ya kavukire yawe tukigukurikirana. Reka nkumenere ibanga, uhurirana natwe indege, ukurirana natwe imodoka, ukagenda tugendesha amaguru. Niyo mpamvu twumvise amagambo ari mu kuva 23:20 aravuga ngo nuko ngiye kohereza marayika akujya imbere akugeze mu gihugu naguteguriye, ariko nugera ntuzamugomere. Uretse bamenere ibanga, ntabwo gutura muri Australia, ntabwo gutura muri Suwede, ntabwo gutura muri Canada. Abashakashatsi bajya bavuga ngo umuntu uvukiye muri Suwede cyangwa muri Australia cyangwa muri Canada ngo uwo mwana agira ubuziranenge bw'ubuzima busanzwe mu buryo bwiza kuruta ibindi bihugu ahanini byinshi. Ariko icyo nshaka kubabwira, izo mbaraga zako ushobora kuvukira aho ngaho, ariko ukavukira mu maraso y'uruhererekane rw'imbaraga z'umuntu wavukiye hafi ya mu Ruhengeri cyangwa Ibyumba cyangwa ku Rusumo cyangwa i Kabarondo. Hanyuma abantu bajyaga babandwa kera bajyaga bambara impu cyangwa se bajyaga bakana abantu bambaraga za kera. Hano i Kabarondo bahise i Kabarondo kuko izo mpu bazita ibirondo aha dutuye. Ibyo birondo rero ni izo mpu bajyaga bakana abandi bakahabanirwa, hanyuma babyita i Kabarondo. Niyo mpamvu ahangaha dutangiye koza umurage wa Kabarondo tuwamura izambaraga. Umuntu Kabarondo bajya kugira amafaranga akagera kuri miliyoni 3 yajyaga yimuka akajya gukorera ahandi hatari Kabarondo, kuko byanga bikunda abantu bahatuye ubu kuko turimo kuvuguruza izo mbaraga zo mu murage. Urasanga barimo kugenda bashika bubaka ibintu bikomeye batunganirwa, ugasanga abakavukire babo imirage irabandira bakava bakajya ahandi. Ariko kuko twamaze gusobanukirwa uwo mwuka w'uwo murage turimo turasenya izo mbaraga. Buriya karande cyangwa umurage mubi uba kuva ku buyobozi bwa hasi aho bita ku mudugudu, mu rugo rw'umuntu, mu murenge, mu kagari, muri state runaka. Hari imbaraga igenda yakontorora y'amarayika w'Imana n'imbaraga y'abadayimoni. Niyo mpamvu tuhagaze ahantu tukabahoza nibo mu birimo ngo muzakandagira n'abahaye. Ndagira ngo musabire ubutware aho ngaho uri mu gihugu urimo, n'abari hano iwacu mu Rwanda, n'abari kuri uyu mugabane n'imigabane yose. Uhagarare mu butware, wiyamure izo mbaraga, uvuge ahantu ndahafashe hageze ahanje mu izina rya Yesu. Uwo murage urakuvaho, imbaraga z'Imana zikwegere, hanyuma ujye kubona ubone urafungurwa amayira. Hari umwuka witwa Rurinda w'Imana wa 14. Ntabwo ushobora kwemerera kurongo ukiri mutoya nubwo watangiye kubengukwa kera, ariko uyu munsi izo mbaraga turashaka kuzisenya. Ntabwo uwo murage ukanga kuba inzobe, ntabwo ukanga kuba bibuka mu muryango w'abafande, ntabwo ukanga kuba bibuka icyongereza cy'Rwanda barakiretse. Amaraso yawe ntamirabura, nubwo waba utakiriye ibitoki n'imyumbati n'ibijumba ukabura, ariko izo mbaraga ziri mu maraso. Uwo mwuka turashaka kuwuca kuko kavukire yawe n'inkomoko yawe ntabwo wigeze wabika utwenda tw'impinja,
kiganiro cy'umurage nkunda kwigisha iminsi 7 ariko uyu munsi turakivuga iminota mike kugira ngo tuvuguruze imbaraga zikuriho. Abantu barimo kubivuga buri wese aranyumva. Binego ni umwuka utuma abantu bicana. Hari umukobwa wigeze kumusura arambwira ngo ndakuze ariko ntuyigishe ibyo kurongorwa kuko ntabwo ushaka umugabo ushingiye kugira ngo papa yakoreye mama yamuteye poshete mu jisho mama hashize icyumweru arapfa. Papa yari mwiza ku isura, yari umutunzi ku mafaranga, yari umunyabwenge ku mashuri, yari umuranga, yari uzwi n'abakomeye n'aboroheje, ariko yari afite umwuka. Ndamubwira ngo so yari afite imandwa yitwa Binego, niyo mpamvu yurusha amaraso. Hari ibintu byakunaniye, urabizi ko Imana idakunda ibyaha, ukiranuka handi ariko ku by'abakobwa cyangwa abahungu byarakunaniye, iyo ni imandwa yitwa Nyabirungu byabugaragara. Iyo ngiyo rero iragukurikirana kubera iki? Iwanyu ukurikiranye igisekuru cyanyu, ari sogokuru wawe yari afite abagore 4, ari so yari arongoye 3, hari abana muvukana batabyawe na nyoko. Uwo murage uragukurikirana, niyo wowe hari igihe umurage usinzirira mu muntu ukazazikurikira kuko umwana wa 4 Aburahamu umurage wamusinziriyemo, ibitarafashe Isaka bifata Yakobo. Muranyumva neza? Ibitarafashe Isaka byafashe Yakobo. Ntabwo Isaka yigeze arongora inshoreke, ariko Yakobo yarazirongoye. We ntiyarongoye. Mu gihe Aburahamu yarongoye Hagayi wenyine, yarongoye Birwa arokora n'abandi. Hari igihe Isaka yabaye ingumba imyaka 20 na nyina na se w'ingumba. Ibintu bigukurikirana byakurikiranye n'abandi bene wanyu. Abana bawe bashobora kuvuga neza ariko abazabakomoka bikaba ikibazo. Ni wowe wo gusaba igisubizo. Mbaza uti ese mushumba ni iki nakora ko nanjye ibyo bintu mbibona? Ujya kumva pe ukumva Imana ariko Satani atagufatiye no mu gihe utwite ukumva ushatse inzoga. Kubera iwanyu bandi baterekereragamo, niba bo banavutse batabikora ariko babikoze kuri so, uwo murage uragukurikirana. Niyo mpamvu usanga uri Nyiragatama uri Rubunda ku mazi urazimubihishe kubera ko hari umurage utari wakuvaho. Ni imandwa yitwa Kagoro. Izo ni imbaraga zibangamira umutekano w'abantu. Urakora kurusha abandi pe. Buri munsi warize ibyandi birakura bibona. Harabura ubukene buva ku bintu 3: gukorera amafaranga, nako kubura akazi, kurwara, hanyuma no kwambura. Ariko wowe wanakazi urakabona, ariko utwa n'utagafite. Ntawabusaba 5,000 ngo ubibone. Ni nayo mpamvu kubera ko abantu bafite ihahamuka ry'imandwa ya 4 yitwa Nkonjo iteza inyatsi, abantu bajya bamaze bari kose gufunga ko inyatsi baho kandi se ntunayifite ubu ukoze se imyaka ingana, ahubwo se ukuri ni kwa kugombye kuba umeze. Hari n'igihe ugira amafaranga ariko ntugire amahoro, kandi aho kugira ngo ntugire amafaranga kuri inshuti, natunga inshuti nkabura abantu kuko inshuti zifite amafaranga. Natunga inshuti nkabura amafaranga, ariko amafaranga ni ikintu gifite puissance 80% ku isi. Ni nayo mpamvu ari ngombwa, nayo mpamvu n'ibije nyavugaho, nayo mpamvu umwami ufashe uture cyangwa utari. Uyu murage rero uragatsindwa mubi. Hanyuma iyo umuntu afite umurage mwiza, yamaze kwigishwa akava muri Karani, yatunze Kristo w'ijambo utari Kristo w'inyuguti, wa murage ugera aho wubahiriza biriya bintu 5 twabonye kuva 23-25. Harabaho kandi muzakora Uwiteka Imana yanyu, nayo izahumurisha umutsima wawe n'amazi yawe, izavana ibara hagati muri mwe, ntawe uzavana n'inda muri mwe, nta n'uzavumbaha, n'imibare y'isi yanyu izayisohoza mudacenyutse.
ng'umurage w'umurato wavuye muri Karande. Karande rero iri mu bice byinshi bitandukanye, ariko ushobora kugira icyo bikora ku buzima bwawe iyo utigishijwe kuyipamo. Reka nkumenere ibanga nshuti yawe, ndabizi ugira umwanya mukeya, ariko reka dusomane ijambo ry'Imana, reka twigane ijambo ry'Imana, reka tuvugane ijambo ry'Imana, reka dusesengure ijambo ry'Imana. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo we yaravuze ngo ni inkota. Abaheburayo n'Abaefeso n'Abakorinto. Efeso ibice 4:14. Ijambo ry'Imana rimeze nk'inkota icyaye mu muntu. n'Abaheburayo igice cya 6 Yes, cya kane please. Cya kane. Mu wa 12. Rimeze nk'inkota icyaye mu gihombo. Hoja gihuriza. Pasi reka tugire dusoze, ariko sinzi niba hari ufite ikindi cyakongera mu bakozi b'Imana. Ushumba uba ikivuga gutyo mbona abantu batangiye kubohoka mu izina rya Yesu. Yes. Hari abantu batangiye kubohoka, hari abantu nabonaga igihe cyose bapangaga imishinga bayipanga ikagenda ipfa, bayipanga kugira ngo bashyire mu bikorwa bikanga kubera za karande zabakurikirana, za karande zo mu bisekuruza, za karande z'uko ntawe wabo cyangwa ababyeyi babo bapfuye bateye imbere, iza karande wajya gutera imbere zikagutsikamira. Ariko uyu mwanya musore hari abantu batangiye kubohoka. Uyu mwanya nabonye abantu bagenda binjira muri gahunda zo kubohoka. Nabonye hari abantu babagaho bakagambira kubaka amazu meza ntibibashobokere, ariko abo ngabo nabo gahunda zabo ziratangiye. Mbonye abantu babohoka, nagiye kubona mbona igicu cy'umwijima kiva ku bantu, mbona abantu binjiye mu muco w'Uwiteka. Mbona hari abantu bahoraga barwaye indwara z'imigongo bitewe na ya myuka mibi mushumba yabakurikiranaga, ariko uyu mwanya abantu bakiriye kubohoka. Noneho nongera guhishurirwa indi miryango yakurikiranwaga na karande zo gukenyuka, ariko uyu mwanya tuvugana izo ngoyi z'urupfu Uwiteka yazihagaritse abantu bakiriye kubohoka. Nagiye kubona mbona marayika the Boston Cyclo, mbona marayika arimo aragenda atambagira mu bantu, mbona agenda atambagira. Ikibazo musumba abantu bari kugira ntabwo barimo babwiza Imana ukuri ngo bereke Imana ibyabaho bipfira, ariko abantu nibaza kubwiza Imana ukuri abantu barabona igitangaza cy'Uwiteka. Aya magambo aboheye abantu benshi, aya magambo yubatse abantu benshi, kandi aya magambo uyumvira agashyira mu bikorwa cy'Uwiteka Imana musaba. Hari ubutsinzi bubonetse imbere y'abantu, hari ubutsinzi, hari n'ubutabazi bubonetse imbere y'abantu musumba. Imana ibamwigisha. Ikintu nabaza ku murongo twasomye uri mu kuva igice cya 30, Yego. umurongo wa 14, havuga ngo umuntu wese umaze imyaka 20 avutse cyangwa isaga gatura iryo turo. Icyo kintu gishatse kuvuga iki mushuba? Iyo ni etape ya kabiri ya deliverance yo kubohoka kw'abantu, kuko icya mbere gituma umuntu abohoka wenda kamera aho bivugiye ni ukumva ukamenya ko hari ikibazo ufite. Muranyibariza paseri, buriya imbanzirizamushinga yo kubohoka no kuva muri karande ni ukumenya ko uyifite, ukavuga uti hari ibintu bindwanya, ndakundwa ntibirambe, ndarambagizwa sindongorwe, sinshingirwe cyangwa sinshingire, ndakora sintunge, ndihana sinshobore kubireka, ndakunda sinhungwe, ndatanga simpabwe, ndubaha ngasuzugurwa, ndakora nkacika intege, mbana n'abantu amahoro bakanyanga. Iyo umaze kubimenya ibyo bintu ukabisobanukirwa, urampamagara cyangwa ugahamagara abakozi ukababaza niki nakora. Uyu mugabo w'Imana Mose, Imana yamujyanye ku musozi iminsi 40 n'amajoro 40, ahavana ikintu gikomeye ku ihema. Ririya hema Mose yari afite rero ryari ihema ry'ibiti, ihema ry'ibonaniro, aho abantu bajya kubonanira na Mose akabonana n'Imana. Hanyuma byarangiza niho Mose Imana yamuhishuriye ijambo, irambwira ngo mw'abantu, umuntu wese ufite imyaka 20 amaze kuvuka cyangwa isaga ature iri turo rero impamvu Mose yarivuze ni ukubera yuko n'ibyo bintu bisekuru byakoraga baturaga ibitambo
aravuga ngo uko Imana ibwiye umuntu wese ugiye mu bamaze umaze imyaka 20 avutse cyangwa isano ajya atangira itungo. Yesu nawe yigeze kubivuga mu gice cya mbere 44 mu gitabo cya Mariko, abwira umuhungu wari ubenze bari 19 baragenda, wambera ubwo ati uragarutse ati cyane nge nzagarutseho arabati bavuga kugarutseho rero genda wereke umutambyi kuko bose abitegetse hahandi kuva atwasomye tangira ituro cyo kwihumana kujya w'ikibazo cy'ubwamye bikubakiza. Impamvu ndende ni iki kintu pastor akibajije ari igice cya gatatu muri porogaramu yo kuva muri Karani. Icya mbere ni ukubanza kumenya ese koko ntihagaze ndayifite, reka mumenere ibanga n'igihugu utuyemo kirimo abajenekologe kirimo abadogiteri, urababa mu bwongo baragusuzumye kunza mu ecography amafoto yacu indwara barayibuze kandi murabasenga se bivaye musenga mukira bivaye musenga izera bivaye musenga. hari ahantu twasomye nanone mu Balewi igice cya 26 guhera ku murongo w'10 havuze ngo mudahe ibihugu bya kera. Ibyo bigugu ni ibigugu n'ibyo ni akarande ni izo karande ni ikigugu. Ingorane zihari rero umuntu arafata ikigugu agafata n'ibisi. Twebwe kera iwacu bigize kuzana amahembe baroze mama na murukuru wanjye ukurikira pasiteri Kayitare, noneho barazana amahembe ngo aje kuvura yayandi, batangiye kuzunguza bari bashyize amasaka mu gikombe cya nido, batangiye kuzunguza Kayitare araseka, bari twicaye baje ku gitara tugiye kubona tubona mu nzu haratse kandi n'agacupa k'inzoga biraza kagira kagutumera birangije cyagikopo gitangira kwizunguza kiruzunguza kirasimbuka kirabyina twese dukoma mu mashyi jagara rutoto rwangu wa jagara twese bari batwishe ku kiganiro byari hebe ry'igani naho Kayitare ziri kurasetse ye kwa gikombe cy'ubukubise ku gahanga bihebe rana woto Dida duce amahembe bashaka abantu bari mu kina aba iwacu hagaterwa n'intozi mushobora gusanga n'uri Burayi n'uri hehe ugasanga ubuterwa n'ubushishi zirari intumwa uzareba ukamutara ugasanga ibijabo birakomeye cyangwa n'ibyo birazenga iwawe ibyo ngibyo ni intumwa. hari abadayimoni benshi cyane. Injangwe numvise ikiganiro cy'abaruzi ko bazikoresha mu ntambara, inshishi barazikoresha, inzuki barazikoresha, imbwa barazikoresha, ihene barazikoresha, inzovu barazikoresha, indogobe barazikoresha, noneho no mu bapfumu barazikoresha, no mu gihe cya Yesu barabikoresheje, no mu gihe cya Mose abana bo mu Isirayeli mu Egiputa Imana yohereza ingabo, yohereza ibikeri, byose n'ibikoresho by'Imana n'ibikoresho bya Satani. Satani yabikoresha n'Imana yabikoresha, ibizi wawe n'Imana ibibiza. Turashaka gusenga Imana tukabikora. Sinzi icyo bavuga mushumba, niba hano ifite iyo yavuga tukasoza. Aricyo navuga, ndabona tugana ku musozo, ariko iki kintu cyitwa karande navuga ngo ni udasanzwe ugenda ku bantu babishaka batabishaka. Ntabwo twabona umwanya wo kugera tubisobanuraho cyane kugira ngo agire icyo abivugaho, wenda kubera igihe cyacu gitoya, ariko ikintu cyitwa karande cyica amahirwe y'abantu, cyitwa iterambere ry'abantu. Niyo yaba ageze mu nzu y'Imana ariko atarasobanukirwa ibyo arwana nabyo kandi ugashobora kubitsinda. Rero icyo shimaho Imana ko twavutse ku ngoma y'amahoro, ngoma ya Yesu Kristo. Bayibwira avuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ibya kera biba bishize, ngo dore abahindutse kuba icyarimwe gishya. Dufite ubuhungiro nyabwo ni muri Yesu. Kuba tutaramenya Yesu rero ni ibibazo hejuru y'ibindi bibazo, ntiyakibwira yuko agiye kujya mu gisubizo ariko ari mu kibazo. Navuga ngo icyo shimaho Imana nuko nabaye icyarimwe gishya. Mu murage mfite numva nzaraga abana banjye ibintu byiza. Njya ntangazwa n'abantu kenshi bajya bavuga ngo turashaka ngo tuzarage abana bacu
tubasige dukore imirimo ducuruze tubigishe amashuri barangize university n'ibindi byose ariko ntibabahe ikintu cyitwa agakiza. Burya ikintu cyose wacyubaka ariko utacyubakiye kuri fondasiyo nziza kiba kizahirima. Ni ukuvuga ko uyu muntu atamenya Yesu ariwe amugira uwa mbere mu buzima bwe, ni ukuvuga ngo ibyo uzasigira umwana byose hatarimo agakiza navuga ngo ni zero hejuru ya zero, kuko hari utazamuhamo amahoro. Navuga ngo rero uyu mwuka iyo dusomye mu itangiriro tubona Aburahamu Imana yaramuhamagaye, imaze kumuhamagara ivuga ko izamuhindura umuntu ukomeye, ubwoko bukomeye, izamuha imitungo, izaba ibintu byose, ariko hari ibyamugendagaho byagiye bigenda ku bana be, bigenda ku bana be kugeza igihe cyo habayeho impinduka idasanzwe. Navuga mu kanya gatoya, ariko navuga ngo hari igisabo ni ukumenya urugamba rwa narwo ugashaka n'uburyo wava muri urwo rugamba. Rero navuga ngo ubumenyi nyakuri nibishyire muri Yesu. Mbonye umwanya uhagije nakavuze ku ruhererekane rwa Aburahamu, Isaka, Yakobo n'abandi bose bagiye bamukomokaho, yuko ibyabaye kuri Aburahamu byamanutse bikagera no ku bana be. Kenshi hari ubwo tuba duhura n'ibibazo tutizaniye, twazaniwe n'ababyeyi bacu. Nk'uko twaza tuvuga ku murage, uzasanga abantu baraga ibintu bibi, ugasanga barabaraga amarozi, barabaraga gucura gushaka, kubona abantu basimu bishopu, ugasanga umuntu ari umusimu agenda mu nzira ariko acuragura nijoro, ugasanga umuntu ari umusimu agenda ariko afite indaro yubatse hariya, ariko ibyo byose ntibimuhesha amahoro. Navuga ngo rero barimo kutwumva n'abarimo kutubona, uwo murage niba barawuhaye ntacyo uzakumarira, kuko uzamanuka ugera ku bana n'abuzukuru n'abuzukuruza. Ndetse reka mbwire n'urubyiruko rushaka, mbere yo kubanza gushaka menya aho ugiye gushaka ni hehe, kuko uzasanga nyokobukwe niba hari cyangwa se sobukwe bagushyira mu bintu iwanyu batajyaga bakora. Ariko nkavuga ngo rero niba waramenye Yesu uzabisenyera, kuko nabonye abantu benshi bashatse bajya muri izo famiye bafite ibigirwamana, ariko bagahamya Yesu bagasengera ibigirwamana bakubaka ubwami bw'Imana. Navuga rero ngo mu ncamake ubuhungiro ni muri Yesu, nitujye muri Yesu Kristo neza. Muri Yesu Kristo rero bavuga muri iki cyanditse kiri mu Makorinto ba kabiri ibice 5 umurongo 17, bavuga ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu ndababaye cyari mu gishya n'ibya kera byabishize. Abarokore benshi bajya babibeshaho bakavuga ngo ubwo twakijijwe karande zararangiye, ariko karande ntabwo navuga ngo ziba zararangiye koko, ariko umuntu ari muri Kristo Yesu neza. Hari ibiranga rero umuntu muri Kristo Yesu neza. Iyo umuntu atabifite rero abataka wa muryango waba abadayimoni yazakaranga bakomeza ukamukurikirana kugeza icyo azamenya ikibazo neza, akavuga ngo nishe mu bwisho neza, yangiza akabona intsinzi. Bishop Imana umugisha kugira ngo twabone umwanya uhagije nzashobora gusobanuraho etape kuri etape, genda asobanura uburyo umwuka wa karande ukurikira abantu nabo baba barahamagawe bajya mu gihugu cy'amasezerano, ariko umwuka bagendaho kugeza icyo baciye mu mwuka. Yes, arakoze cyane pasiteri. ngenda cyafite ikibazo. Ubutaha ngira ngo umuyobozi w'Urukundo Gatatu TV ubyibukiye nitwongera gusubira mu kiganiro tuzasobanure ku mugani uvuga ngo inda ibyara mweru na muhima. Yego. Uzanyibutse. Komeza pasiteri. Ikibazo ni kimwe, abantu benshi ko batuze akamaro kabo bakavuga ngo Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ariko noneho wajya kureba ukabona imbaraga z'ibibariho kandi bari mu nzu y'Imana, ntibigeze banatandukana n'umwuka, kandi yarakiriye Yesu n'umukiza, anamureba ukabona nta gakiza afite. Nuko abataramwakira, nuko abataratuje akanwa ke, hari ba Yesu ndumva ashaka kugira ngo n'abantu batwumva basobanuke. Ntabwo iryo ni isomo ukwaryo, ariko ubundi iyo bavuze ngo umuntu yakire Kristo umwami n'umukiza, aba ari umuntu utangiye garidiyene. Kwatura ni ukwakira, ni ugutangira ishuri, ni ugutangira inzira. Muranyumva neza? Biravuga ngo dore hazabaho inzira yo kwera no gukiranuka, abandi mutima ntibazayijyamo. Hanyuma hari amagambo yanditswe n'umugabo witwa Ezira, ari biraza muri 119 yanditswe n'umuhanuzi w'umugabo witwa Ezira. Ezira yanditse ayo magambo muri Zaburi, avuga ngo ibice 119 umurongo wa 105, aravuga ngo ijambo ryawe n'itabaza ry'ibirenge byanjye, ni n'umucyo umurikira inzira zanjye. Petero wa mbere igice cya 19 n'umutwe wa 2 haravuga ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe kandi rishobora gukomera, ariko muzamugize neza nimumwitaho. Ni Petero wa mbere cyangwa kabiri? Petero wa kabiri. Sawa. Ubwo rimeze nk'itabaza rimwe kacu z'umwijima
igakesha ijoro kugira inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mutima wanyu. Mureke mbabwize ukuri, kwakira Kristo no gukora ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo kwakira Kristo no kwakira, ntabwo no kwakira igihugu. Urumva Eliya, iyo umuntu yakiriye Kristo rero aba yarakiriye ijambo ry'Imana. Iyo wakiriye ijambo ry'Imana ukaryubahiriza ukabikora, byavanga ibihangano ukihangana, kunda ugakunda, babarira ukababarira, tanga ugatanga, hanyuma izera ukizera, ni ukuvuga ngo tujye uburyo bita umukristo. Hanyuma rero ubicyare mu gishya ku isi. Hari icyo nashaka kongeraho gatoya. Abayisirayeli bari abanyamasezerano Imana yarabahaye, bari bafite ubudahangarwa, ariko igihe cyose batumviraga ijambo ry'Imana rivuga ngo bahuraga n'intambara, bakaba imbata, bakajya mu bihugu bagaterwa n'Imana ikabareka. Ni ukuvuga ngo nanone niba tumvira ijambo ry'Imana icyo rivuga nk'uko wahoze ubivuga, ni ukuvuga ngo nawe abatake nk'uko abaca ibirembo ry'abadayimoni. Buriya hari ikintu kimwe batazi pasiteri. Ni ubwa mbere cyane ijambo rivuze ubundi rivuga mu ibanga. Urumva umurokore n'umuhanuzi, Eliya n'umuhanuzi, jyewe Gatera nubwo nambaye ingoro y'abashumba n'umuhanuzi. Muri iki kiganiro harimo abantu bazatwumva bagize ingorane zo kudashaka, bakagira n'ingorane zo kutabyara, hanyuma bazabyara, bakatubwira amazina yabo, bakatubwira aho bari, bakatubwira ingorane bafite uruhande rujyana n'urubyaro, bagendanye n'urushako. Kuko buriya Elize, iyo umuntu ahuye n'ikibazo, tuvuge urugero, biriya bita karande buroko, nayo mukunda kubona n'abantu benshi mukabasengera. Nusengera umukobwa wigeze kugenda akajya mu rugo rw'umuhungu w'umusore, haba muri geto, haba muri lodge, bakararana, akabyuka mu gitondo akiyuhagira agataha, yararanye nawe, yagezeyo guhera saa 12 cyangwa nimugoroba nubwo yagera saa 5, akararayo ugacya n'ubapaza igihugu agataha. Iyo urimo kumusengera ntabwo mwatuze icyaha cy'ubusambanyi gusa, abagiyeho n'imivugo ibiri, aba yabaye uwo bita ubusumbakazi cyangwa se igishubazina. Ni ukuvuga ni umugore waraye mu nzu bwacye akayivamo, ntabwo yagiye gusambana gusa. Uwo twibuka n'abadayimoni n'ubusambanyi nubwo yasambana inshuro 500, ariko agenda bamugorora ataha, haba mu kigunda, haba mu rugo, haba hehe, haba mu muhanda, ahari hose, ariko ataha. Tugiye kwibuka no mu dayimoni n'ubusambanyi. Nkunda kuvuga ijambo rikomeye, nkavuga ngo buriya abantu batunze inka, ibimasa, ikimasa urakizirika, ukakizirika umwaka, ahantu kimaze igihe kihahagaze, iyo wa mugozi uciye kirakomeza ukakigaburira aho ngaho nk'amezi 6 akaba yashira, kiba kibwira ko neza kiri kuri wa murunga. N'abantu rero barakijijwe, ntibamenya ko bavuye ku murunga wa Satani, bari mu rusengero ariko ntibaramenya imbaraga y'Imana. Ibi ngibi abakozi b'Imana barimo kutubwira biri hanze inyuma y'urusengero, bikaba no mu rusengero. Ariko noneho byagera mu rusengero ho, kubera ko Satani Satani tumukompara nka Farawo wa Egiputa. Farawo wa Egiputa yigeze kubwira Abisirayeli, barabwira ngo ndabarekura mugende mukorere Imana yanyu mu butayu, ariko mwirinde nimuzange kure. Hari abantu rero bagiye gukorera Imana, bari mu rusengero ariko barimo barakorera Imana mu butayu. Kubera iki? Banze kujya kure ya Satani, banze kujya kure ya za karandezi wabo, banze kurega ubugome, ubwicanyi, ubucakura, ibinyoma, barabizana he mu rusengero. Rero banze kujya kure ya Satani. Bishop tuzakomeza tuganire, baracyari mu bubata nubwo tubabona mu rusengero. Ukuri niko kuzaba batura. Rero Bishop navuga ngo Imana ibahe umugisha. Nubwo mvugira inyuma ya kamera, mwumagara ubasange, twandika nimero za telefone munsi y'ibi biganiro dukora, ujye ubahamagara, ureke kuburaminga ibyo wumva. Kuko nigeze nsoma ijambo rikomeye rambwira ngo buriya umuntu kuvuga niba ari umuringa, ariko guceceka byo ni zahabu. Hari abantu bakomantera bakavuga ibigambo byinshi cyane, ariko turakwinginga nshuti yanjye, kandi Bibiliya iravuga ngo nushaka kuramira mu isi
ngo wubahe Bishop, Imana iguha umugisha. Rero ndumva wafatira aho ngaho gasoza, Imana ikaguha umugisha. soza ntabwo dutinda kubera ko bano bagabo bose bafite aho bavuye. Rega mutureba natwe zaratubase. Njye nabaswe n'ikarande y'inzara imyaka 19 ndongera nyivamo. Cyokora nagira inzara nakambara gusa imyenda icikagurika, nagiraga amahirwe yo kugira isuku yonyine. Hanyuma rero Imana ibahe tuzongera tuganire, tuzongera tuvuge ku bindi bintu. Muvunyi hari karande zacitse twasabye n'uko nanjye uko murokore we birimo biruka cyane nawe zaracitse, irya zaracitse. Muranyumva neza. Erega umugabo w'Imana yaravuze ngo murarya ntimuhage, mukambara ntimuberwe, mukabona ntimushirike utama, akaba ntimushirike ikarande. Ikarande niyo mpamvu rero karande iragatsindwa, ariko nitwazivugaho mujye mugerageza muziveho, mujye mugerageza mutubaze icyo utumva, utubaze icyo utekereza, utubaze. Hanyuma Imana yo mu ijuru izakora imirimo n'ibitangaza mu buzima bwawe kandi izahindura amateka. Tugiye gusenga Imana. Ndumva nifuza ko Pastor Eliya yasenga Imana dusoza. Mana uhabwe icyubahiro kuri Imana yacu bwite. Tugushimiye urukundo ukunda abantu bawe, tugushimiye urukundo wadukunze watangaga Yesu bwacu twese abari ku isi. Ndanezerewe cyane ku mugambi wawe mwiza. Ndasenze kugira ngo abazakurikirana ijambo ryawe bazavuge neza kandi bazakubwe rubata n'ubatwaza igitugu bamaze mu gihe kinini, kandi barusheho gusobanukirwa n'uburyo umuntu yatandukana n'ububata. Turasenya abakobwa kuna bakunda mu bubata kugira ngo bajye basambanya bakagira ingaruka zo zikabatera zikabaza bakagera abakuyemo amata bakagera abo bakobwa n'abana Yesu bagerageza kwirinda, ariko imbaraga z'isi bazabuza ababarozi n'ibyo batererezwa n'ibyababasha byababaza bibabaza igihe cyiza zababuze ubutaka. Ndababatiza amaraso yawe igice, ndahamagara imbaraga zidasanzwe mu buzima bw'abantu, ndasengera abadamu ntibakirwa bagenda bazima mu mazima, ndasengera kugira ngo ijambo ryawe ryumve kandi ribashe kubabaka. Imbaraga zawe zikora ibintu bitangaje. Ndasengera abagabo bashaka abagore babiri batatu, ndasengera kugira ngo imbaraga zawe babashe gutekereza basubire inyuma iyo babuze, hanyuma imbaraga zawe zibatumye babashe kubona ukabera nakora ibintu bitangaje.